nia za chama cha NRM zilizotuchukua msituni tukomboe nchi. Tulizitolea sisi wenyewe, tukawachanga wazazi wetu tukomboe nchi. Nia ya kwanza ni demokrasia. Mbonye itangazo ryashyizwe hanze ngo na Conseil territorial de la jeunesse de Rucuro rya propagande ku rwego hejuru. Uyu yitwa Twizere Sebashyitsi wita ngo ahagarariye urubyiruko rwa Rucuro kandi atahaba akaba yashize propagande ariko wagira ngo abari n'ukuri, ari n'igihe n'umusazi asarakagwa ku ijambo da ntawamenye, wagira ngo abari ukuri twabyishimira ntago cyaba ari igihombo. Urumva yavuze ati le conseil territorial de la jeunesse du territoire de Rucuro reste profondément préoccupé par l'entrée massive sur le sol congolais des éléments des forces armées ougandaises. Ati babonye abagande rwose baza ari benshi ari igihiriri nabo ngo baje gufasha ngo M23 lourdement armé. Ces militaires ougandais entrent via la frontière Kitagoma dans le groupement Busanza, chefferie de Bugisha en territoire de Rucuro depuis la semaine dernière. Iri tangazo nagira ngo mbabwire ko rishyizwe hanze tariki 30 z'ukwezi kwa 2024 ni uyu munsi wa none ubu turi kuvugana. Cette opération vise à renforcer en hommes et en munitions les terroristes du M23 RDF qui sont actuellement en déficit de troupes et munitions. Bati ngo baje gufasha M23 ngo kungo yashirengwe n'intwaro. Wagira ngo abari nabyo abagande bebe baje. Kanago twakanga badufasha pe. Wagira ngo umusazi abasaze akagwa ku ijambo. Umva active iyo bavuga ngo abagande baje gufasha. Urumva batangiye bavuga ko ari RDF iri kurwana. Uyu munsi bari guhindura ngo nabagande. Ese tubonye abadufashaho bakarokora bari abana n'abagore n'abagabo bari kwitwa bazira ubusa. Icyo ninde wacyanga? Babanze bibaze ngo ese ninde wanga umurokora, ninde wanga umukuraho inkota. Icyo rero ntabwo bakibaza. Ni nayo mpamvu Jenzo, ni nayo mpamvu nekereza yuko niba ari ikifuzo twagombye kugira, ikifuzo cya nyacyo twagombye kugira, ahubwo wagira ngo iyi nkuru aba ari impamo twaserebura twakubita kiri wanzenze. Imana abo n'umugoboka mu byaro. Ubwoko burugarijwe ngo abose turababonye. Iyo RDF irabonetse ngo ikureho abantu bari kwicwa buri munsi, bakureho inkota basi ikore niyo rescue abana bari kuzira ubusa, abagore reba abapfakazi barimo hariya, reba uburyo basenyewe. Abose barabonetse basi ngo babashe kuba barengera. Hari igihe ngewe ngera kana blaming iyo RDF bicara bashinja ibyo ngibyo ariko itajya gukora ibyo bayishinja. Oya nibyo rwose cyane ko abagande buriya nabo bari mu bantu bazi neza akarengane cyo kavuze. Barabizi bazi cyuko ibintu by'amoko icyo bivuze. Nigeze kumva last night uwitwa Luken avuga ngo tutizme ngo yanga ngo tutizme ngo twiriwa ngo tuvuga ko M23 ngo iri kurokora ngo iri kurengera abatutsi ngo tutizme bazayeke. Ariko iyo ni ideology ya genocide n'ibyifuzo bye. Nimba ari nahangaha nyumve ko M23 ntabwo irwanira abatutsi, irwanira abakongomani bose bari mu karengane. Oya rwose ntabwo irwanira abatutsi, icyo kintu kimenyekane neza. Ndetse bari abana ziriya mpinja n'abari ababyeyi n'abari abagabo n'abagore n'inkumi n'abasore bapfuye imweso. Ndagira ngo nkubwire yuko atari n'abatutsi umugabane munini muri bo, ahubwo abakongomani rwose bose bakeneye amahoro, kandi amahoro nta bandi bayabaha usibye intare za Salamu. Nibyo babyumve
bareke no gushira confusion mu bantu ntago bari kurwanira kurokora abo batutsi birwa iyo ngenga bitekerezo bashira imbere. Wewe rwose ndetse ngiye navuga nti urwandiko nkimara kurusoma activiste waruvuze neza ejo wari uhari narabajije ngo ejo twumvishe aba niba ari abamotari niba ari abaki bo muri Goma baba bigaragambye baravuga ngo ubu ngubu noneho dushaka ko M23 iza hano muri Goma cyane oya cyane barabivuze neza baravuga bati nimubona M23 cyangwa se adversaire aje hano muri Goma tukamukomera amashyi tukamuvugiriza impundu ntimuzatangare arareka se kumuvugiriza impundu gute abantu barababuza gutwara kuva saa 12 hashira iminsi 2 bakabigiza saa 11 mu gihugu iwabo abakongomani oya rwose ubuzima no iki gihuha kije oya iyi nkuru yashizwe hanze na Twizere se bashitsi patient irashaka kwerekana rimwe na rimwe reka tuye tumenya yuko bashobora no kuvuga ibintu bakaba ari byo babibonye izo mana twazikurahe ko bari kuvuga bati bababonye rwose baza baca ku mupaka wa Kitagoma niba baje barakaza neza niba batekereza ko ari propaganda bari gukora bibaye ari impamu activist bibaye ari impamu barakaze neza barakaza neza kandi ndabizi neza yuko amaherezo uko biri kose ntabwo isi zakomeza kurebera rega buri ishobora kurebera gutya gusa ariko ibihugu bituzengurutse ntabwo byose ariko byamaze gupfa ntabwo byose ariko byamaze rwose kwangirika ntekereza yuko hari ibihugu bizima bitekereza neza bishyira mu gaciro abayobozi babyo bashyira mu gaciro ku buryo tekereza ko batazakomeza kurebera ni nayo mpamvu burya iyo bavuze ngo never again haba hariho abantu babishyira mu gaciro bakaba babizi neza ni nayo mpamvu uyu munsi wa none niba Gisegeti avuga ngo naba terrorist uyu munsi wa none isi ikaba itarabita aba terrorist that means Gisegeti wenyine niba ubona yuko ari aba terrorist ariko nyamara mu buryo bumwe cyangwa ubundi isi irabona yuko barwanira uburenganzira bwabo. Here is the reason. Ukurikije ukuntu bamaze imyaka 2 narenga birwanaho inama z'abaperezida ziterana izindi zongera guterana zimwe zivamo izindi zitaha Gisegeti ajya kurira muri UN ajya kugirira muri European Union ajya kurira muri African Union ajya kurira muri East African Community ajya kurira muri IGCR ibintu nk'ibyo aho arira hose isi ikaba itaramwemerera yuko ari aba terrorist nuko bazi neza ko bataremera ayo marira yiwe agenza ahantu hose impamvu nuko bazi neza yuko bazi neza yuko Gisegeti ayobowe na ideologie genocidaire ibyo bintu byivangura iyo tribalism imuyoboye niyituma kugeza uyu munsi wa none bataremera kuba bakumva ayo marira ye ararira amarira rero no kurira yarika nta kundi byagenda kuko impamvu bara abasore barwanira irumvikana iri noble niyo mpamvu isi reka mabwiza ukuri twagiye tureba ukuntu tension zigenda zigabanyuka every day zigenda zigabanyuka ntabwo ushobora kumbwira ngo ni igiki cyatumye European Union idasohora amatangazo menshi kugeza iki gihe mu gihe imihanda yose ihuza Goma n'ibindi birere bigiye bitandukanye bizengurutse ifunze bimeze bite irafunze iyi silence ya European Union iri kuva hehe nta yindi mpamvu nuko bazi yuko uko byagenda kose harimo impamvu nziza barwanira kandi iboneye arega ntugire ngo none se impunzi kuba ziri mu nkambi z'impunzi zarasibwe se muri database za Hasel zarasibwe barazisibye se bafite iyo mibari y'abanyekongo birirwa buri munsi nimba mu munsi ngo turacura impunzi wibaza ko noneho UN yari ishobora kubyitambika
ushobora kubyitambika. Ibi ngibi bari gukora bavuga ngo bagiye gukora sambrango yo kurwana n'iki, ibyo ngibyo ni ukugira ngo bajijishe, ni bait. Bait murayizi? Bait na kantu ushira imbere y'inkoko, agahungure ushobora gushira imbere y'inkoko cyangwa ikindi cyari cyose gishobora kuba ushaka gufata mu mutego, kikaba gishobora kuza kigakurikiye kandi wateze umutego. Ako ni bait bari gushira imbere ya gisegeti kugira ngo akomeze abongere manda, ariko ntabwo ari urundi rukundo, suko bayobewe ko ari noble cause. Reka mabwire, ejo bundi ubwicanyi buba mweso bica ziriya mpinja, naye nagize ubwoba mvuga nti isi iraba korompi for the second time, kishishe yongera igaruke bavuge ngo M23 niyo yishe ziriya mpinja. Ariko man, Imana igenda yicara mu ntekerezo z'abayobozi b'isi, bakabona yuko burya ukuri kugomba gusobanuka, ubu ngubu ntabwo ibitero byahererejwe kuri M23 mu gihe gisegeta ariwo mugambi yari afite, niyo mugambi yari afite. Kuko yibwira ko ari leta, akavuga ati ngiye nzavuga ryijane, akavuga ati amabuye azandengera azangezayo. Yarazi yuko isi iri bubamagane, noneho yenda ijambo rya terrorism rigahita riba ryakumvikana neza au niveau de la communauté internationale, ariko yaratsinzwe kubera ko there is a noble cause. Yibwira ko amabuye ya rubaya ntabwo ashobora kugarura amahoro, nta nubwo ashobora kumuhesha reason yo kugira ngo abashe kurwana. Iyaje umva active, iyaje kuvuga ngo ndi kurwana, abangaba ndabashoboye anytime, ndabakura mu bice byose bafashe, mbashe no kubashiraho ngomba kubashira. Reba Bunagana imaze igihe kingana ikiri mu ntare za Salamu. Kuva Bunagana yafatwa bari bice byiyongereye, baraho ibice byiyongereye aho Sadeki bari hariya for 3 weeks I think. Yeah, it's been 3 weeks now. Icyo ni kikwereka agakino bamukinye ko baje kumutabara, ahubwo bakurikiye izo nyungu zabo bwite, ariko ntago baje kumutabara. Ntago baje kumutabara na gato, nta kumutabara, baramukunze se barabureka nta kumutabara, babizi neza. Ntago bakunze amarira ya gisegeti, bakunze rwose nashaka arira yarika, ariko bibonera amafaranga. Urumva ibyo rero bekeri nekereza yuko ikintu tugomba gukunda kwitaho cyane nuko muri uru rugamba birumvikana ko isi ifitemo profi zayo, birumvikana Kongo isigaye ari umutima, ni umutima, navuga ko ari ibihaha isi ifashisha mu guhumeka. Kugeza uyu munsi wa none Kongo isi maze kwangirika, environment y'isi yarangiritse kuri rwo hejuru. Ubu hasigaye Kongo nkaho hariho ihumekera. Amabuye y'agaciro ari muri Kongo niyo uyu munsi wa none ashobora gutuma isi isurvivinga. So ni ngombwa ngo baharebe, bahanga amaso, ariko ukuri guhari nuko noble cause, ukuri kuratsinda, ukuri gutsinda amabuye, ukuri gutsinda ikinyoma, ukuri gutsinda ibihugu, ukuri gutsinda ama coalition, ukuri gutsinda baba we.